Ku gice cyacu cy'uno munsi tuvuga ku migisha itagaragara y'abizera, tukaba tugiye gusoma ijambo ry'Imana, aho tugiye gusoma mu gitabo cya kabiri cya Mose cyitwa Kuva. Tukaba tugiye gusoma ku bice bibiri cyangwa se igice cyaho cya kabiri, duhereye ku murongo wa 23 turangize n'uwa 25, hanyuma niturangiza turataruka dusome igice cya gatatu duhereye ku murongo wa 7 tugeze ku wa 8. Igice cya kabiri ku murongo wa 23 haranditse ngo hashize iminsi myinshi umwami wa Egiputa aratanga, Abisiraheli banihishwa n'uburetwa babakoresha, barataka. Gutaka batakishwa n'uburetwa kurazamuka kugera ku Mana. Imana yumva umuniho wabo, yibuka isezerano ryayo yasezeranye na Abrahamu na Isaka ndetse na Yakobo. Imana ireba Abisiraheli imenya uko bameze. Dutarutse tugasoma igice cya gatatu duhereye ku murongo wa 7 ho haranditse ngo Uwiteka aramubwira ati, aha yabwiraga Mose ati, nukuri mbonye kwabara k'ubwoko bwanjye buri mu Egiputa, numvishe gutaka batakishwa n'abakoresha uburetwa, kuko nzi imibabaro yabo, kandi manuwe no kubakiza mbakure mu maboko y'Abanyegiputa, maze mbajyane mu gihugu cyiza kigali cy'amata n'ubuki. Reka twongere dusome Zaburi ya 25 ku murongo wa 3 haranditse ngo, Zaburi ya 25 ku murongo wa 3 haranditse ngo, siko bizaba mu bagutegereza ntawe uzakorwa n'isoni, abava mu masezerano ari nta mpamvu nibo bazakorwa n'isoni. Imana yacu tugirire neza. Uyu munsi rero dukomeza inyigisho yacu tuvuga ku migisha itagaragara y'abizera. Ndagira ngo uyu munsi tuvuga undi mugisha utagaragara ujyanye n'uyu munsi, cyangwa se tuvuga kuri uyu munsi. Muri iyi migisha yose itagaragara twagiye tuvuge isezerano abizera bagendana ryo gutabarwa. Kuvuga ngo bagendana isezerano ryo gutabarwa ni ukuvuga ko kuri bo hariho ijambo ry'ubutabazi, kuri bo hariho ijambo ryo gutabarwa. Impamvu yo gutabarwa wenda mbere na mbere ariho twinjirira, nuko ari itorero cyangwa se abana b'Imana. Itorero rikiri mu isi riri ku rugamba, riri mu ntambara. Yobu mu bice 7 ku murongo wa 1 avuze ngo, mbese umuntu akiri mu isi ntabafasha ibihe mu ntambara. Umuntu akiri mu isi ntabafasha ibihe mu ntambara. Urumva rero umuntu uri mu ntambara, umuntu uri mu rugamba, ahangaha turaza kubona uburyo akeneye ubutabazi, kuko intambara arwana ntago ari iy'umubiri. Intambara arwana ntago ari iy'amasasu, ntago ari iy'imbunda, ntago ari iy'imihoro cyangwa se n'ibindi byinshi bitandukanye abantu bajya barwanisha. Ahubwo ni intambara yo mu buryo bw'umwuka, ni intambara abizera barwana, kandi ni intambara ituruka ubuzima bwa hano mu isi. Rero yo bati, ese umuntu akiri mu isi ntabafasha ibihe mu ntambara? Ubuzima burya ni urugamba, ibyo umuntu acamo kenshi na kenshi ni urugamba. Ariko reka tuvuge ibyo mu ntambara cyangwa se ku rugamba. Ubundi haba gutsinda cyangwa se hakaba gutsindwa, ariko habaho andi magambo akomeye kuruta ayo ngayo yo kunesha cyangwa se kuneshwa. Kuko urumva tuvuze ijambo rya mbere ryo gutsinda, cyangwa se tuti hakaba no gutsindwa. Ushobora gutsinda cyangwa se ushobora gutsindwa, ariko kandi ushobora no kunesha cyangwa se ukaneshwa. Aya ni amagambo ahabanye cyane cyangwa se atandukanye. Ushobora gutsinda, ariko mu gutsinda kwawe ukaba utaranesha. Kuvuga ngo ushobora gutsinda ku rugamba, ariko ukaba utaranesha, bisobanura ngo urugamba ruba rutararangira. Hari igihe koko urwana n'ibintu hano mu isi, ukagenda utsinda, uyu munsi ugategwa kimwe ugatsinda, ejo ugategwa ikindi ukagitsinda, ariko urumva ntago uba urakanesha, kuko ubutsinzi cya none, ariko mu cyumweru gitaha hari ikigutegereje, cyangwa se umwaka utaha, cyangwa se ikindi gihe. Urumva rero, hariho gutsinda. Ushobora gutsinda ariko ukaba utaranesha. Gutsinda kenshi bizana amahirwe wenda yo kuzanesha,
ariko rero si ihame ryo kunesha kuko watsinze uyu munsi. Ushobora noneho rero no gutsindwa, ariko nanone ushobora gutsindwa ariko ukaba utaraneshwa. Bisobanura ngo ntibirarangira, haracyari amahirwe yo gutegura urugamba ruri imbere. Mu isi niko bimeze. Twavuze ngo Yobu yavuze ngo mbese umuntu akiri mu isi ntafashe ibihe mu ntambara. Urumva rero twavuze ngo mu ntambara ku rugamba habaho gutsinda cyangwa hakabaho gutsindwa, ariko kandi hakabaho andi magambo akomera kurushaho yo kunesha cyangwa se ukaba wananeshwa. Ushobora gutsindwa none ariko ubutaha ukazatsinda. Niyo mpamvu rero burya niba waranaguye wenda mu by'Imana ukaba waraguye ukaba hari ahantu watsinzwe, ndagira ngo nkubwire ngo haracyari amahirwe. Haracyari amahirwe, ushobora kongera guhaguruka, ugahaguruka ntukomeze ngo ugwe. Ijambo ry'Imana riravuga ngo nubwo umukiranutsi yagwa ntazarambarara. Wikwemera kurambarara ngo nuko watsinzwe. Haguruka wongere wihane usubire mu nzira neza. Haracyari ibyiringiro kuko urugamba ntago rurarangira. Umuntu akiri mu isi agihumeka aracyafite amahirwe y'agakiza, aracyafite amahirwe mu Mana. Hari abantu bajya batsindwa rimwe bakagwa, barangiza bagahita bumva byarangiye bakumva baciriweho iteka. Ndagira ngo nkubwire ngo ntago uragacirwaho iteka, ahubwo haracyari ibyiniro. Hindukirana Satani umubyukane nawe umutsinde. Ntuzatsinde kandi gato mu isi ngo nanone wumve ko urugamba rurangiye ukiri mu isi. Oya, ushobora gutsinda uyu munsi nibyo, ariko umenye ko urugamba rutararangira. Urumva rero ari uwatsinzwe nahaguruke yongera ahindukirane Satani. Ari uwatsinze nakomereza aho ngaho, akomeze atsinde kuzageza ku ndunduro, noneho hakazabaho ijambo ryo kunesha. Kandi nanone ni ukuri ntuzatsindwe rimwe mwisi ngo uhite wumva ngo uhite ucika intege ngo uhite wumva birarangiye. Oya. Satani yo kuguherana, shikama, ubutaha uzatsinda. Imana itugirire neza. Rero turashaka kuvuga ku ijambo ryo gutabarwa cyangwa se isezerano ry'ubutabazi abizera bagira, ariko turashaka kubanza kuvuga iby'uru rugamba. Kuko hari impamvu yo gutabarwa. Ntabwo umuntu atabarwa gusa, ahubwo haba hari n'impamvu. Rero tugarutse kuri amagambo yo gutsinda ndetse no kunesha, reka tuvuge ngo gutsinda ni byiza, ariko kunesha ni byiza kurutaho. Gutsinda ni byiza, ariko kunesha bikaba byiza kurutaho. Nitujya kureba mu byahishuwe mu butumwa bw'amatorero 7, uzasanga hari ingororano cyangwa se hagaragara ingororano z'abantu banesha. Unesha azagira gutya, azagororerwa muri ubu buryo. Uzasanga itorero nk'itorero rya Efeso rigaragara nk'abantu bo mu gihe cy'itorero rya mbere, ho uzasanga Yesu yarababwiye anyuze muri Yohana amuhaye ubutumwa ikukirwa Ipatimo, baravuga ngo unesha ngo nzamuha kurya ku mbuto z'igiti cy'ubugingo kiri muri paradizo y'Imana. Ni ukuvuga rero ngo uneshwa we ntago azarya kuri iki giti cy'ubugingo kiri muri paradizo y'Imana. Aho ni Efeso yabibwiwe mu bice 2 byahishuwe ku murongo wa 7. Ari itorero rya Simuru naryo ryo ryarabwiwe ngo unesha ntacyo azatwarwa n'urupfu rwa kabiri. Urumva muri iby'Imana tuvuga unesha we ntacyo azatwarwa n'urupfu rwa kabiri, ariko uneshwa we, urumva noneho utanesha, uneshwa we nukuvuga ngo urupfu rwa kabiri ruzamutwara. Perugamo yo yarabwiwe ngo unesha nzamuha kuri manu yahishwe, muhe n'ibuye ryera ryanditsweho izina rishya ritazwi n'umuntu wese keretse urihabwa. Urumva nukuvuga ngo uzaneshwa we ntago azafata kuri iyo manu yahishwe. Iryo itorero rya Tuwatira ryo ryarabwiwe ngo unesha akitondera imirimo y'Imana akageza imperuka, we ngo azahabwa ubutware bwo gutwara amahanga yose, ngo ndetse azaragiza inkoni y'icyuma nk'aho ari inzabya zibumba, azayimenagurize rimwe nk'uko na Yesu cyangwa se nawe yayihawe na Data nk'uko Bibiliya ivuga. Ngo kandi
azahabwa inyenyeri yo mu ruturutu. Ni ukuvuga ngo uneshwa we ntabwo ibingi ubu butware ntabwo azabuhabwa. Urumva abisarudi bo barabwiwe ngo unesha we azambikwa imyenda yera kandi ntabwo amazina yazigera ahanagurika mu gitabo cy'ubugingo, ngo ahubwo Yesu ngo azatura izina imbere y'Imana Data ngo ndetse n'abamarayika. Urumva utanesha we ntabwo azahabwa imyambaro yera, nta nubwo amazina ye nta nubwo azaguma mu gitabo cy'ubugingo. Niba urimo uyu munsi wa none ariko ukanesha ugatsindwa kandi ukazananeshwa, ni ukuvuga ngo izina ryawe rirahanagurika mu gitabo cy'ubugingo. Mugende musome Byahishuwe ibice 3 ku murongo wa 5, itorero rya Sarudi niko ryagwe ngo unesha ngo niwe uzambikwa imyenda yera. Ni ukuvuga ngo utazanesha we ntaza ngo ariko kandi ngo sinzanahanagura izina rye na hato mu gitabo cy'ubugingo. Ni ukuvuga rero ngo niba atazahanagura izina rye mu gitabo cy'ubugingo, uneshwa we murumva noneho ko wabasha guhanagurwa, kuko akomeza atsindwa kuzagera ku ndunduro yo gutsindwa no kuneshwa burundu. Kandi Yesu akavuga ngo nzatura n'izina rye imbere ya Data ndetse n'imbere y'abamarayika. Urumva aho hose urumva ko anunesha. Itorero rya Filadelfiya ryo ryarabwiye ngo unesha ngo nzamugira inkingi yo mu rusengero rw'Imana yanjye, ngo kandi ntazasohoka ukundi, ngo nanjye nzamwandikaho izina ry'Imana yanjye n'iry'ururembo rw'Imana yanjye ari rwo Yerusalemu nshya izamanuka iva mu ijuru turutse ku Mana yanjye, kandi nzamwandikaho izina ryanjye rishya. Urumva unesha. Laodikiya we yo yarabwiwe ngo unesha ngo azahabwa kwicarana na Yesu ku ntebe y'ubwami. Imana itugirire neza. Urumva aho hose nunesha, izo zose ni ingororano z'abanesha, ariko nta na hamwe twigeze tubona handitse ingororano z'abatsinze. Kuko ushobora gutsinda none uyu munsi ushobora gutsinda, ariko ejo ukazatsindwa. Niyo mpamvu iri jambo ari ryo kwitonderwa. Ushobora gutsinda umutego w'ubusambanyi uyu munsi wa none, ariko ejo ubujuru ukazagufata kandi wenda waratsinze iki ubusambanyi. Niyo mpamvu hano batavuga utsinda, ahubwo baravuga unesha. Ni ukuvuga ngo uzageza ku ndunduro anesheje ku ndunduro. Ushobora gutsinda ikigeragezo kimwe uyu munsi wa none, ubutaha cyagarukana noneho kikagutsinda kandi uyu munsi wari wagitsinze. Kandi bijya bibaho ku bantu benshi, uyu munsi agatsinda ariko ubutaha cyazagaruka akazananirwa kugitsinda. Kuvuga rero ngo aba atsinzwe. Ariko rero urumva kuneshaho ni hahandi ushoreje ku ntsinzi. Reka tuvuge ngo kunesha ni hahandi ushoreje ku ntsinzi kandi utagifite abanzi ukundi. Ni ukuvuga ngo abanzi bawe babashizeho. Burya iyo ushoje ubuzima neza ukagira iherezo ryiza, nibwo ubunesheje, kuko burangirije ku ntsinzi, kandi abadayimoni na Satani ntago bazongera kukurwanya ukundi, kuko ntago bazongera kukubona. Niyo mpamvu niho rero hari ijambo ry'ibanga rikomeye ryo kunesha. Unesha. Mu isi twe turacyari ku rugamba na Satani, turahanganye, ariko ntituranesha kuko tukirwana. Turacyarwana. Uyu munsi nanesheje, ariko ejo Satani azongera agaruke kundwana, cyangwa nta nubwo azategereza n'ejo, n'uyu mwanya arimo arandwanya. Urumva rero turacyari ku rugamba. Burya akenshi twitwa abarokore, ariko nubwo twitwa abarokore nagira ngo mbabwire ko tutararokoka rwose, kuko hazarokoka uzarangiza urugamba ubugingo bwe ari buzima. Hari igihe umuntu yitwa umurokore ariko akazasoza neza ntazarokoke. Ubundi hari hakagombye gushaka irindi zina, ariko kwitwa umurokore ubundi umuntu arokoka kuko icyamuhigaga cyarangiye kandi kikarangira kinesheje agitsinze. Kuko rero ngo twitwa abarokore, ariko ntabwo turarokoka rwose, kuko hazarokoka uzarangiza urugamba ubugingo bwe ari buzima. Impamvu mbivuga nuko tujya tubona abaguye bakava mu by'Imana bakava mu byizerwa kandi baritwaga abarokore. Urumva izina rye urokore cyangwa se izina barokore kuko atari ryo, kuko uwarokotse aba yarokotse urugamba rurangije. Umuntu akavuga ati intambara yarangiye none irangiye nkiriho ndarokotse. Nuko nguko umuntu arokoka ubundi. Ariko ntabwo umuntu arokoka akiri ku rugamba. Turacyahanganye, turacyari ku rugamba na Satani.
hari abazatsinda batsinde bazageze kunesha, ariko birashoboka ko hari n'abazaneshwa. Ntago rero bakwitwa burya, ntago bavuga ko barokotse kandi bakiri ku rugamba. Rero kunesha ni ingenzi kandi ni ngombwa kurusha gutsinda. Cyokora twavuze ngo gutsinda kenshi bizana amahirwe yo kuzanesha, ariko si ihame. Turavugira ijambo ry'urugamba cyangwa se n'intambara dushaka kuganisha ku ijambo ry'ubutabazi riri kubizera. Ubundi tutaranahagera, ubundi hari amahame yo kunesha. Kugira ngo uzaneshe habaho amahame, ariko reka tuvugeho ibintu bikeya bijyanye n'amahame yo kugira ngo uzaneshe urugamba. Icyambere ni uko uzi icyo urwanirira. Burya iyo urwaniza icyo urwanirira ukamenya agaciro kacyo, ni ihame rya mbere ryo kunesha. Burya iyo umuntu arwana urugamba atazi icyo arwanira, biragoye kugira ngo azatsinde uru rugamba. Umuntu agomba kuba azi icyo arwanirira, afite intego, afite impamvu. Mu by'Imana rero kenshi duhirimbanira ubwami bw'Imana dushaka ubugingo buhoraho. Ubwami bw'Imana na Yesu aravuze ngo ubwami bw'Imana buratwaranirwa. Ruvuga ngo tugahirimbanira ubwami bw'Imana dushaka kurokora ubugingo kugira ngo tuzabone ubugingo buhoraho. Ariko urumva intego y'agakiza, intego y'urugamba turwana ni ukugira ngo tuzabone ubugingo buhoraho. Ariko hariho abandi barwanira ibindi bitari ubugingo buhoraho. Hariho uzakubwira ko yabuze umugabo, none akaba agiye kubivamo, ngo bityo agiye kubivamo kuko yabuze umugabo. Urumva nk'umuntu nk'uwo nguwo ntago azi impamvu y'agakiza. Ntago impamvu y'agakiza ari umugabo cyangwa umugore. Hariho n'undi uzakubwira ko ubukene bwamumereye nabi, none kubw'ibyo agiye kugwa abive mu by'Imana. Ariko ntago intego y'agakiza ntago ari ubukene cyangwa ubukire. Hariho n'uzakubwira ko bamusuzuguye, bamuvuze amagambo, none akaba yivumbuye agiye kubivamo rwose, agiye kubahima akaba mu by'Imana. Ntago azi intambara arwana. Ibyo ni ukutamenya icyo urwanira. Ubundi kugira ngo ihame rya mbere ryo kunesha burya ni ukumenya icyo urwanira. Urumva hose ni ugutsindwa, uko nuko hose ni ugutsindwa, ndetse kukazagera kuzakuneshwa burundu. Ariko ihame ryo kunesha rya mbere ry'ingenzi burya ni ukumenya icyo urwanira. Iyo utazi icyo urwanira ntushobora kuzanesha. Cyo ni icyambere kugira ngo uzaneshe, ni ukumenya icyo urwanira, ni ukumenya impamvu, ni uko hagomba kuba hari impamvu. Burya mu by'Imana duhirimbanira ubugingo. Abantu benshi babura iby'isi cyangwa bakagira ibibazo mu isi bakava mu by'Imana. Ariko burya nuko batazi neza icyo barwanira. Ntago twarwaniraga kugira ngo tubone amafaranga, ntago twarwaniraga ubugingo kugira ngo ntago twarwanye mu by'agakiza kugira ngo tubone amafaranga, tubone ubutunzi, tubone abagore beza, tubone abagabo beza. Oya, ntago ari ibyo ngibyo. Ntago ari ukugira ngo dukire indwara cyangwa n'ibindi. Ntago ari ukugira ngo abantu baduhe icyubahiro. Oya, duhirimbanira ubugingo buhoraho. Niyo mpamvu rero burya ari nta mpamvu yo kuva mu by'Imana izigera yumvikana na rimwe. Ngo baragusuzuguye, ngo barakuvuze, ngo wabuze umugore, ngo wabuze umugabo, ngo ibi n'ibi ntibyabayeho, ngo nta mafaranga wabonye, ngo ntago bakubashye, nta cyubahiro baguhaye, ngo ntago byagenze gutya, ngo nta mwanya baguhaye. Ibyo ngibyo bigatuma uva mu by'Imana. Ibyo ni ukutamenya icyo urwanirira. Isezerano dufite ni isezerano ry'ubugingo buhoraho, kuzaba mu mahoro iteka tubanye n'umwami wacu iteka ryose, nta mubabaro, nta gahinda. Rero iyo niyo mpamvu twebwe turwana urugamba. Imana itugirire neza. Ihame rya mbere ni ukumenya icyo urwanirira. Ndakwinginze we kuvuga ngo amasezerano aratinze ngo bivuyemo. Ndakwinginze we kuvuga ngo bakuvuze, ngo urivumbuye, ngo nakorara urayitaye, ngo n'umurimo urawutaye, ngo n'ubupasitori uraburetse, ngo nivuga butumwa urariretse, ngo bakuvuze. Oya, abo ukorera urabazi. Si abantu, ntabwo ukorera abantu, bakorera Imana. Ndakwinginze we kuvuga ngo byagenze gutya na gutya, ngo nta mafaranga wabonye, ngo nta butunzi wabonye, ngo ibyo nyungu ngo bityo ngo urava mu by'Imana. Oya, ntago mu gakiza twagiye gushaka aya mafaranga, hanze arahari mu buryo bwose. We kuvuga ngo ntago byagenze gutya, ngo kanaka ngo yarampemukiye, ngo kandi ngo rwose ngo kandi mbona abwiriza, ngo cyangwa mbona ari umuyobozi wanjye, ngo
ntago ari we wakurikiye imana yo kwiringirwa ushaka agakiza mu muntu, nta gakiza kabamo ntibazababeshye. Nta mpamvu rero ni imbere na mbere menye icyo urwanirira, ni ubugingo. Iryo ni ihame rya mbere ryo kugira ngo kumenya neza, kugira ngo uzaneshe ugomba kumenya icyo urwanira. Icya kabiri, ihame rya kabiri ni ukugira uburyo bwo kurwana. Ntabwo umuntu apfa kurwana uko abonye cyangwa yiroha uko abonye. Umuntu agira uburyo bwo kurwana, nk'icyo twakwita ngo ni strategy. Umuntu agomba kugira strategy mu by'Imana, aho strategy zo kugira ngo uneshe ukugira strategy mu by'Imana kugira ngo bikomeremo uhagararemo neza, nuko uzabura umuntu usenga. Niba udasenze bwo ntago bishoboka ko wahagarara mu by'Imana ngo bikunde. Icyo ni kimwe. Indi strategy ni ukukiranuka, gahora wiyeza uhirimbanira gukiranuka. Yewe muntu udakiranuka we, yewe muntu udahirimbanira gukiranuka, ukora ibyaha uko ushatse, ntuzibeshye ko mu by'Imana uzabikomeramo. Strategy, imwe mu ma strategy nuko abo gukiranuka, gukiranukira Imana, ugahirimbanira gukiranuka. Hakazamo ijambo ryo kwirinda kugira ngo utagwa mu bibi, utagwa mu moshya, kuba maso. Izo nizo strategy zo kugira ngo ubane n'Imana, ubashe guhagarara mu by'Imana, ubashe guhagarara kuri urwo rugamba rwo guhangana na Satani. Ni ukugira gusenga. Udasenga ntago nzi ahazagera. Udakiranuka iby'Imana byo nta nabana birimo rwose. Umuntu utirinda biroroshye cyane kugira ngo agwe mu mwobo ari wese. Umuntu utaba maso biroroshye kugira ngo Satani amutware mpiri. Imana itugirire neza. Rero ibi byose tuvuze bikunaniye, ntushobora kuzanesha urugamba urwana na Satani. Utasenze ntago wanesha, udakiranuka ntago wanesha, utirinda ntago wanesha, utaba maso ntago ushobora kunesha. Irindi hame wenda naryo tugarukireho kuko hari byinshi, ni ukugira ikintu cyo kwiyemeza. Kugira ngo uzanesha habamo kwiyemeza. Ni ukwiyemeza, ukiyemeza ukavuga uti mpagurutse nyine. Ni ukwiyemeza nk'ikintu cya determination cyangwa se determination. Ukiyemeza. Mu kwiyemeza, iyo uri umuntu wiyemeje, iyo utsinze rimwe uhita utegura intsinzi y'ubutaha. Ariko iyo uri umuntu udafite kwiyemeza, udafite determination, utsinda rimwe ubundi ugahita wirara, ubutaha wareba nawe ukazanga uratsinzwe. Ariko umuntu ufite determination we ahora ashaka gutsinda. Ni ahora yirimbana gutyo kuko afite determination. Ndumva rero kimwe no mu kwiyemeza, umuntu utsinzwe ariko afite kwiyemeza ntagahita yiheba. Ntagahita yiheba ngo yumve ngo birarangiye, ahubwo akora iyo bwabaga kugira ngo ubutaha azatsinde, ubutaha azihimure kuri Satani. Ariko iyo umuntu adafite determination atsindwa rimwe gusa. Umuntu agahita yiheba akumva birarangiye, n'ubutaha akazahora atsindwa. Ndagira ngo mubwire ngo niba waraguye, nyemerera ntiwemere ko Satani aguherana. Ntago byarangiye, haracyari ibyiringiro. Haguruka, gira noneho determination, gira kwiyemeza. Utanagutega ufata ingamba. Bitwa ba Daniel bagiye ibwami Babuloni, bagezeho ngo barareba ibyaho ngo basanga byanga bikunda ibyo kurya by'ibwami bizabanduza. Ngo warangije ngo bagambirira, urumva determination, bagambirira kutiyandurisha ibyo kurya by'ibwami, kandi babigeraho. Burya abantu tuzira kenshi kutiyemeza, ahubwo umuntu agahita yemera gutsindwa, ariko ntago ariko bikwiriye kugenda. Tugarutse rero ku ngingo yacu y'uyu munsi, tuvuga iby'umugisha utagaragara undi wabizera, tuvuga isezerano ry'ubutabazi. Urumva rero twavuze iby'urugamba, twavuze iby'intambara. Yowe yaravuze ngo umuntu akiri mu isi ntafashe ibihe mu ntambara. Itorero rikiri mu isi riri ku rugamba. Ni nayo mpamvu burya Yesu yagiye kugenda, agiye gusubira mu ijoro, avuga ngo ndagiye ariko nubwo ngenda nzagaruka mbajyane. Kubera iki? Kubera ko azi ko dusize mu muriro, azi ko dusize mu bibazo, azi ko dusize mu ntambara, azi ko dusize mu isi y'ibibazo byinshi. Ndikunda kubwira abantu ngo nta na rimwe isi izigera iba ijuru. Mbisubiramo kenshi cyane gashoboka, ntago isi izigera iba ijuru. Niyo mpamvu dutegerezwa kuzajya mu ijuru kugira ngo tuzajye kuruhuka, tuzajye no guhanagurwa, kandi tuzahanagurwa yo twarize. Ni hahandi isi ntago izigera iba ijuru. Umuntu arifuza akagera no kubyo yifuje, ariko akanga akaba umunyamiruho
umuntu wabyawe n'umugore ngo arama igihe gito ariko nacyo cyuzuyemo umubabaro gusa. Uriga ukanguka umunyamuruho ukajya ku kazi ugataha amajoro kandi wize nabwo urushye, ukifuza amafaranga ukazayabona, ariko ni hahandi ntuzigere utuza muri yo, ugahora ushaka guhora uyazamura kandi ni byiza, ariko birarushya no kuyajera no kuyatunga ubwabyo ni umuruho. Byose usanga ibintu byose ari umuntu yifuza urubyaro, utarubonye akarira amarira menshi cyane, ariko warubonye nawe ugasanga yaruhijwe naryo, ugasanga ibintu byose ugasanga birimo imiruho n'imigisha, nayo ugasanga yazanye imiruho yayo yihariye. Imana itugirire neza. Ariko nagira ngo babwire, Yesu aravuze ngo ndagiye ariko nzagaruka mbajyane, kugira ngo adukure muri iyi miruho, adukure muri ibi bibazo byo muri iyi si bitajya bishira. Umuntu ava muri bimwe ukavuga ugiye ukivuga ngo ahwe akazaza n'ibindi. Imana itugirire neza. Nta na rimwe rero isi izigera ibijuru, ariko mu ijuru howe, mu ijuru tuzaruhuka, mu ijuru tuzagubwa neza, mu ijuru tuzaba amahoro, mu ijuru ntituzarwara, mu ijuru ntituzapfa, mu ijuru ntituzajya mu bitaro, mu ijuru ntituzafungwa, mu ijuru ntibazatuvuga nabi, mu ijuru ntibazadutera amabuye, mu ijuru mu ijuru nta nubwo umuntu azarota inzozi ziteye ubwoba. Haba n'igihe umuntu ajya arota inzozi nabwo ubwazo zikamutera ubwoba. Mu ijuru ni heza, mu ijuru ni heza, unesha azagerayo. Imana itugirire neza. Rero urumva, niba turi ku rugamba, turavuga iby'imigisha itagaragara y'abizera, ariko uyu munsi tukavuga isezerano ry'ubutabazi. Dusanga ko nubwo abizera barwana, ariko intambara burya si yabo. Ni nako Mose yabwiye Abisiraheli bageze ku nyanja itukura batangiye gutaka no gusakuza, arabwira ati uyu munsi nimwihagararire murebe agakiza Uwiteka Imana agiye kubazanira uyu munsi, kuko Uwiteka Imana ari bubarwanire, ubundi namwe mwicecekere mwiturize, ubundi murebe gusa, murebe. Burya intambara si yacu, ahubwo intambara ni iy'Imana. Imana ijya irwanirira abizera, Imana ijya ibatabara. Dawidi niwe wavuze ijambo ryiza, aravuga ngo hahirwa ufite Imana ya Yakobo h'umutabazi. Kuko yarabonye uburyo Imana itabara. Imana yagiye imutabara mu macumu Sawuli yamuteye, Imana ikamutabara bamwoherejeho ingabo kumufata, Imana imutabara mu gihugu cy'amahanga, Imana imutabara mu bintu byinshi, yewe n'igihe cy'inzara yahuye nacyo Imana ikagenda imutabara. Ati hahirwa rero ufite Imana ya Yakobo h'umutabazi. Umuririmbyi umwe yaravuze ngo kuko ingabo za Satani ngo zirakomeye, ngo tudafite umwami Yesu ngo zaba dushobora zikaduhindura. Ndashaka kuvuga ko iyo umuntu atihaye Imana ngo yirekurire Imana, ayegurira umutima we, biragoye ko yakora ibyiza, ahubwo ajya akisanga mu byaha gusa. Kubera iki? Kubera ko ubundi Imana niyo ishoboza umuntu. Imana niyo ishoboza umuntu. Abizera ni abantu bihaye Imana, biyeguriye Imana, niko twavuga, bitandukanye n'imikorere y'isi na Satani. Yego bijya bibaho rero ko baba ku rugamba ndetse na Satani akabatera, akabatesa, akabababaza, ariko nubwo bimeze gutyo, hari igihe nyine Satani ajya yigiza akaraka, ajya he ku bana b'Imana kubizera. Ariko Pawulo yavuze ijambo ryiza, aravuze ngo dukubitwa hasi ngo ariko ntidutsindwa rwose. Dukubitwa hasi ariko ntidutsindwa rwose. Impamvu yavuze ngo ntidutsindwa rwose ni uko dufite Imana igitabara, tugira isezerano ry'ubutabazi bw'Imana. Nubwo byagera kure hehe, ntago Imana yatureka burundu, bitinde bitebuke, ariko hariho gutabarwa. Nako muri yavuze ngo haracyariho gutabarwa. Burya ni ijambo ry'ukuri, kuko mu Mana ntabwo bijya birangira. Nubwo rero byagera kure hehe, bitinde bitebuke, ariko abizera bagendana ijambo ry'ubutabazi. Sinzi niba muzirikana ijambo twasomye ngo siko bizaba kuba mutegereza, ngo kereka bava mu masezerano ari nta mpamvu nibo bazakorwa n'isoni. Imana yavuze ko itazigera ikoza isoni abantu bayizera, ntabwo bazigera bakorwa n'isoni. Umuntu ashobora kugera n'ahantu akamera nk'aho agiye gukorwa n'isoni, akabona byamukomera, ariko niwe nshaka kubwira uyu munsi ngo nubwo byagera kure hehe, komeza wizere, ugume mu Mana, utegereze Imana, kuko iminsi iba myinshi ikazahimwa n'umunsi umwe gusa.
Imana ntabwo izigera ikureka burundu, ntabwo byashoboka kugira ngo irengere ijambo ryayo. Abisiraheli babariye mu Egiputa, twabisomye, babariye mu Egiputa igihe kirekire cyane, bamara imyaka myinshi mu buretwa kwa Farawo, igihe kirekire, imyaka 100 bari mu buretwa, barababara, bagira bate, ariko biravuga ngo hashize ngo iminsi myinshi Abisiraheli bari mu buretwa, ngo barataka cyane, ngo baraniha banihishwa n'uburetwa ngo babakoreshaga, ngo barataka, ngo maze ngo Imana yumva umuniho wabo, ngo yibuka isezerano ryayo. Urumva yibutse iki? Yibutse isezerano yagiranye na Aburahamu, irigirana na Isaka, irigirana na Yakobo, kuri urwo rubyaro basize. Bari bafite isezerano ry'uko Imana izabatabara, Imana izabibuka, Imana izabagirira neza, ariko nabo bari bamaze igihe kirekire cyane. Ariko ngo Imana yibuka ko hari ijambo yabavuzeho, yibuka ko hari isezerano yasezeranije ryo gutabara Abisiraheli. Imana itugirire neza, ngo yaragiranye n'abasogokuruza babo wa kera. Rero umva hari ijambo ry'ubutabazi kubizera. Niyo mpamvu tuvuga ngo uyu munsi umugisha tubavugaho ni umugisha uko bagendana iryo banga ry'ubutabazi. Ntabwo Imana izabareka burundu, oya, ntabwo Imana tayibenefo, ntabwo Imana izigera ibareka, ntabwo Imana izigera ibareka. Imana itugirire neza, Imana ntabwo izigera ibareka. Icyo gihe ngo yahamagaye Mose, irangije ibwira Mose ngo Mose we, ngo nukuri numvishe gutaka k'ubwoko bwanjye, nabonye ko barakwabo, numvishe gutaka kwabo iminiho bose banihishwa n'uburetwa, yangezeho none manuwe no kugira ngo mbakize, mbakure muri uriya muriro, mbakure muri kariya kaga, mbakure muri ariya makuba, mbajyane mu gihugu cyiza. Imana rero yarabikoze. Ituma Mose aragenda ajya gukura ubwoko bwa Isiraheli mu Egiputa, ariko byari biturutse cyane, nta nubwo byaturutse cyane ko bananishye, kuko wundi urumva iyo baniha wenda hatari ijambo byari kuba ikibazo, ariko ngo baranishye, yego baratatse, yego, ngo ariko Imana yibuka ko hari isezerano yagiranye nabo, hari isezerano ry'ubutabazi, hari isezerano ryo gutabarwa. Ushobora kuba baragutewe, ushobora kuba uhura n'ibibazo bimeze gutewe, ushobora kuba rwose nawe bikuriho nawe utabyumva neza, utanabisobanukirwa neza we, ariko umva kuwizera hari isezerano ry'ubutabazi bagendana. Umunsi umwe Imana yacu izaza. Bibiliya ivuga ngo Imana yacu izaza ye guceceka. Haba harabayeho guceceka, yego, ariko urumva rikavuga ngo Imana yacu izaza ryari? Nuvuga ngo irakwibikiye, hari umunsi umwe izaza igahindura ibintu byose kuba bishya kandi bikaba byiza. Imana yacu tugirire neza. Bafite isezerano ry'ubutabazi, niryo jambo tubavuga uyu munsi abizera mu migisha itagaragara. Bashobora kuba bakubitika uyu munsi wa none, ariko hariho isezerano, hariho ijambo ry'ubutabazi kuri bo. Uko byagenda kose, Dawidi yaravuze ngo nduburira amaso yanjye ku misozi, ngo mbe gutabarwa kwanjye kwaturuka he? Ni muri Zaburi 121, ngo gutabarwa kwanjye guturuka ku Uwiteka Imana. Turi ku rugamba abizera, ariko ubutabazi bwacu buri ku Mana. Imana yacu ni izaturengera, Imana yacu ni iturwanirira, Imana yacu ni izadutabara, Imana yacu ni izadutambutsa, Imana yacu ni izatubera ku rugamba. Nubwo rwaba ruturusha imbaraga urugamba, ariko hari Imana ifite imbaraga ziruta izindi mbaraga zose. Zaburi ya 25 yavuze ngo siko bizaba kwa mutegereza, ngo kereka bava mu masezerano ari nta mpamvu, abo nibo bazakorwa n'isoni. Nuvuga ngo Imana yararahiye ntabwo izigera igukoza isoni, igihe cyose uzayizera ukayiringira ukaguma muri yo. Uyu munsi ndashaka kukubwira ngo guma mu birindiro, hagarara kigabo, hagarara nk'intwari, urwana intambara nziza. Pawulo ageze igihe cyo kunesha, arangije intambara hano mu isi, yandikira Timoteyo amenye ko ibihe bye birangiye, aramubwira ngo
ngeweho maze kumera nk'ibisuka ku gicaniro, ngo igihe cyo kugenda kwanjye kirasohoye, ngo nararwanye intambara nziza, narangije urugendo, ngo narinze ibyo kwizera, ngo igisigaye ni kimwe gusa, ngo mbikiwe ikamba ry'ubugingo, ngo ry'umwami wacu, ngo mucamanza utabera azampa kuri urya munsi. Ariko yasize ijambo ryiza riduhumuriza natwe, aravuga ngo nyamara si njye njyenyine, ngo ahubwo nabakunze kuzaboneka kwe bose, ngo natwe ijambo rituriho rero. Imana itugirire neza. Uko byagenda kose rero nta kizabuza Uwiteka gutabara abakiranutsi be, ko yaravuze ngo ntago nzigera mbakoza isoni. Uwitwa Moridekayi atuma kuri Esiteri yari umwamikazi, ngo rwose atakira ubwoko bwe arebe ko bwatabarwa uwitwa Hamani yabugambaniye. Esiteri yabanje kwanga ndetse no gutinya, ariko ijambo rya nyuma Moridekayi yamutumyeho muzarisoma muri Esiteri ibice 4 ku murongo wa 14. Yaravuze ngo ngo nutekereze ko rega ari wowe uzakira wenyine, wenda ngo ubwoko bwacu twebwe tugende turimbuke, ngo kuko nuramuka wicecekeye ukituriza we, nta kizabuza abayuda gutabarwa biturutse ku bandi. Imana izaca izindi nzira ariko bizaca ku bandi, ariko nta kizabuza abayuda gutabarwa. Ruvuga ngo nta kizabuza abana b'Imana gutabarwa, nta kizabuza abana b'Imana gutabarwa uko byagenda kose. Kuko uzasanga n'injira mu byanditswe byera cyane, uzasanga ari n'inshingano y'Imana gutabara abizera. Uzasanga ari inshingano y'Imana kubw'isezerano, kugira ngo yubahirize ijambo ryayo. Yabwiye Yeremiya, baravuze ngo Yeremiya we waroye neza uburyo ndindi ijambo ryanjye kugira ngo ndisohoze, waroye neza. Niba Imana yarasohoye ijambo mu kanwa kayo, isigara imeze nk'aho ifite inshingano ryo kurinda iryo jambo. Rero abizera bariho ijambo ry'ubutabazi, hari ijambo ryo gutabarwa. Navuze ngo bishobora gutinda, ariko ahiziye Imana, ahiziye izije ishobora gutinda yego, ariko ahiziye izije izaza yo guceceka. Abizera bagenda n'isezerano ryo gutabarwa. Nimwabone bakubitika, nimwabone batotezwa, nimwabone bababara, nimwabone bahura n'ingorane zitandukanye, nimwabone barwana rugamba, nimwabone bagira batari ku munsi umwe, vuba cyangwa kera hariho isezerano ry'ubutabazi, kuko Imana yavuze ngo sinzabakoza isoni, kereka bazava cyangwa bava mu masezerano ari nta mpamvu. Abo nibo bazakorwa, babandi twavuze ngo batsindwa rimwe bagahita biheba, kuko nta determination nta kwiyemeza bafite. Ariko abizera nyakuri bashikama ntago bazigera bakorwa n'isoni mu gutabara bafite, mu gutabara cyangwa mu gutabarwa basezeranijwe. Ubundi harimo kuza kubarwanirira. Imana izaza kubarwanirira, cyangwa se Imana irabarwanirira. Harimo uko Imana ibarokora, ibavana mu bibi ikabashyira mu byiza, ibavana mu kaga, ibavana mu makuba ikabatereka ahandi heza. Niba uri mu makuba, niba uri mu ngorane, humura, Imana izahaguterura igutereka ahandi, izagukura ku musozi w'ibibazo byinshi igutereka ku musozi w'ibisubizo byiza. Imana izakuramira, Imana iza kubaramira muri ubu butabazi bafite. Imana iza kubaramira, ikaza ikabaramira, iramira uwari uguye, iramira uwari ugiye, iramira uwo byari birangiranye. Izaza kukuvana mu kaga, ikivana mu kaga muri ubu butabazi, ikavana mu kaga n'amakuba ikagushyira heza, igiza guhindura ubusa ibyakugezeho. Kuko ari n'igihe n'ibintu biba byageze ku muntu, reka urugamba twavuze ngo ni ku rugamba, ni kure, hari biba byakugezeho. Rero Imana ibyakugezeho kandi bikaba ari ibyakwica, bikaba ari ibyakuvanaho. Ariko Imana muri ubu butabaza harimo ko igize igahindura ubusa ibyakugezeho. Ibyari byarakugezeho uvuga uti byararangiye, dore byangezeho nta kundi rwose, n'amarira ari menshi. Imana igize ibifatika bihindura ubusa. Niyo mpamvu uzasanga nka Pawulo kuri cya kirwa cya Merita, aho ngaho ngo yari umwe n'inshira ngo abantu ngo bategereza ko ari bubyimbirwe cyangwa agapfa, baraheba. Kubera iki? Imana iba yahinduye ubusa za mbaraga zindi zakurwanyaga.
ibyo abantu bavuga ngo ni ukunetraliza. Imana iba yafashe ibyo byakugezeho mu gutabara. Imana igifata ibyakugezeho ikabihindura ubusa, ikavanaho imbaraga zabyo n'ubukana bwabyo, ubundi ushobora kugerwaho n'indwara ikomeye wenda ntinakuvemo, ariko Imana ikayifata ikayinetraliza, ikayihindura ubusa, ntigire ikigutwara. Urumva harimo ibanga kuko harimo ijambo ry'ubutabazi. Imana mu gutabara harimo gukiza, Imana kugukiza indwara, Imana kugukiza amaboko y'umubi, kuvana mu maboko y'umubi, kugukiza, kugutabara, kukurokora. Harimo gukuraho ibikurwanya, harimo kwica. Urumva ngo harimo noneho bwo kwica ibikurwanya, ibyakurwanyaga, ibyaguhigaga. Muri ubu butabazi harimo ko Imana igira ikabitumura, ikabivanaho. Igihe kimwe ukazabishaka byari byaraguhiza ari byinshi, byarakuzungurutse, ariko igihe kimwe ukazabishaka ukazabibura, 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 ukazabibura. Ndagira ngo nkubwire ngo iyi Mana twiringiye ni Imana yo kwizerwa. Ukomeze uyiringire. Umunsi turavuga iby'isezerano ry'ubutabazi, umugisha utagaragara abizera bagendana ni ibanga ryabo, bafite ibanga ryabo, bagendana ibanga. Hari ibanga bagendana. Iyi Mana twize ni Imana ijya ikora ibikomeye, ariko kandi kugira ngo inakora ibikomeye ntago igombera ibintu bikomeye kugira ngo ikore ibikomeye. Ijya gutabara ikanyura, ikaza mu buryo bwayo bwihariye. Yagiye gukiza Yosefu, kumukura mu nzu y'imbohe n'akandi kaga kose yari yaciyemo, iragenda icisha mu nzozi. Inzozi zo kwa Farawo ziragenda zikiza Yosefu. Yageze ku nyanja itukura, igiye gutabara Abisirayeli, imbere ari inyanja, inyuma ari ingabo z'Abanyamisiri, iburyo n'ibumoso ari ibintu by'ibisozi, ariko igiye kubatabara ibwira Mose ngo narambure inkoni hejuru y'inyanja. Aratekereza ngo narambure. Bageze Yeriko kugira ngo bazinjire Yeriko, bakibaza ukuntu bagiye kurwana urugamba, irababwira ngo reka ngo ibyo bagiye gukora byose be kwiruka nibabireke, ngo ahubwo nibazunguruke. Umva iyo Mana, wagira ngo si ubutabazi bwayo bugombera guca mu bintu bikomeye cyangwa ngo buce mu bakomeye. Reka da. Gideyoni bagiye ku rugamba n'ingabo 300, Imana iramubwira ngo rega n'abo 300 bareke, ahubwo bashakire amakondera ibibindi n'imuri. Imva nawe iyo ntambara. Imana ni Imana nshuti bakundwa. Imana irakomeye, Imana ifite imbaraga, Imana ifite ubutware, iravuga bikaba, yategeka bigakomera. Imana si umuntu, Imana si akantu, oya. Imana ni Imana, ni inyembaraga, ni inyabutware, ni inyabushobozi, ni Imana koko. Ndagira ngo dusenga Imana ibi byose kugira ngo ikirishe inkoni kuramburwa hejuru y'inyanja, kugira ngo ikirishe kuzunguruka Yeriko, kugira ngo ikirishe ibindi n'amakondera n'imuri, kugira ngo ikirishe inzozi, kugira ngo ikirishe utuntu tworoshye nk'utwo ngutwo, nta handi bituruka ni kuri rya sezerano ry'ubutabaza abizera bagendana. Wowe utizera wizeye iki? Wowe utizera Imana, wowe udahagaze ku Mana uhagaze hehe? Wowe utubatse ku Mana wubatse kuki? Kuki utizera Imana twizeye, Imana twiringiye? Ubutunzi bujya buhinduka ubusa, icyubahiro kijya gihinduka ubusa, ibintu byose mubona mu isi, ibi byose ni ibiyoyoka, ibi byose ni ibishira, ibi byose ni amavuti, ariko Imana yacu izahoraho iteka ryose, kandi Imana yacu ni intwari. Ndagira ngo dusenge Imana, ariko nawe wizere iyi Imana kandi uyizere nk'Imana, kandi Imana ifite imbaraga, Imana ifite ubushobozi n'ubutware. Mana nziza, Mana isumba byose, Mana ishobora byose, mu izina ry'umwami wacu Yesu Kristo twemerere tubanze tugushime, kandi tugushime kubw'ijambo ryawe. Ijambo ryawe riza rivuga ku migisha itagaragara bizera bafite uyu munsi. Tukaba twavuze isezerano ry'ubutabazi bagendana. Nibyo koko Mana, uzatabara abakwiringiye. Abakwiringiye ntago bazigera banyeganyezwa, kandi niba nagira n'ikibanyeganyeza kizabasiga uko cyabasanze, kuko bakwiringiye.
ijambo ryawe riravuga ngo ugushikamijeho umutima uzamurinda w'amahoro. Ujye urinda abawe bakaba mu mahoro, nubwo mu isi ari intambara, nubwo mu isi ari urugamba, nubwo mu isi hari amakuba, ariko abakwizeye ujye ubarindira muri iyo si bakayigiriramwo amahoro, kandi bafite ibyiringiro ku gihe kimwe bazayivamo bakazaza kuruhukira mu bwami bwawe. Turi imbere yawe Mwami, reka ijambo ryawe rikize benshi, reka ijambo ryawe rirokore benshi, reka ijambo ryawe Mwami rikumbuze ibyawe benshi, reka ijambo ryawe rikurure benshi, rireshye benshi, reka ijambo ryawe rigira imbaraga. Tovene benikide be shande vekide, reka barira ntibakongere kurira ukundi, reka abibonaga mu kaga n'amakuba batangire bizere kandi batangire kubona ubutabazi, reka bagire iyerekwa rishya, reka bagire ibyiringiro bishya, reka Mwami mwiza, reka batangire kureba imbere Mwami bakwiringiye bizeye ko uzabagirira neza. Niko ijambo ryawe rivuga ngo kuko Umwami Imana azantabara nicyo gituma ntamwara. Reka ho kugira umwara Mwami, ahubwo bose biringire ko uzabatabara ukabagirira neza. Urakoze cyane nyakubahwa, uhagakiza batari bagafite, kandi abasubiraga inyuma uyu munsi ntibakongere gusubira inyuma, ahubwo bahabwa imbaraga. Umanura umwuka wawe wera amanukire ku bantu bawe, kandi ndakwinginze kugira ngo ubabarire abo kubabarira, ufasha abo gufasha, urengera abo kurengera, urwanira abo kurwanirira, ubagende imbere Mwami, ahataringaniye uharinganize mu izina rya Yesu. Bibatega mu nzira ubikureho mu izina rya Yesu, maze ubuntu bwawe bukomeze kubana natwe. Urakoze ko utugirira neza kandi kuzakomeza kutugira neza ibihe byose. Ni mu izina ry'Umwami wacu Yesu Kristo urakoze, turagushimye. Amina, amina, amina. Yari Justin Hakizimana, turi mu byiringiro by'abizera, aho tuvuga ku migisha itagaragara y'abizera. Imana y'amahoro ibahe umugisha kandi ibahe ibyiza.